boyfriend wanjye nimba afite inshuti z'abakobwa benshi nyinshi noneho hari ukuntu ziba ari nyinshi ariko ugasanga afitemo umwe ngo yitwa best ugasanga hari ukuntu umuntu muziranye yego afite abantu benshi nanjye nk'ubu turi inshuti n'abandi turi inshuti ariko ugasanga afite muri abo bahungu bose afitemo yitwa best niyo mbise utubanga twanye mbere yuko agira icyo ambwira nk'umukunzi we ugasanga agiye kubanza kubibwira wa mukobwa amutipe ufite okay kandi no kuvuga kuri boyfriend cyangwa ku mukunzi wanjye umuhungu wese menye yuko ufite abo bakobwa ukagira uwo mukobwa umwe wita ngo ni best ase ubundi ninde wazanye biriya bintu byo kuvuga ngo abantu bakundana baratinyana dati ngewe utaninya dukundana twita twanga nese ubu mutinya miki mandi inyamaswa imbere yawe simba mvugika urumva kandi ubwo wemere kundeba gutyo gusa ngewe uzi icyo mprefera ba ni intare nese we ntago boyfriend aba ari intare intare zijya mu ishyamba ntago intare ziza mu bantu yeye nitubivugeho cano ni Mugi Rwanda ndabanza nshimire abantu tumaze kubana feedback zabo tumaze iminsi turi kuzibona uyu munsi ngarutse bundi bushyashya birangiye muri kwabona umukobwa mwiza sinshaka kubigarukaho ndahera kuntu yambaye nyango hasi yambaye inkweto sinzi ukuntu bazita ntabwo yemerewe kuvuga ntaramubwira kuvuga yambaye inkweto ziri nko muri $700 yambaye neza ni black and white kigaragara nuko ashobora kuba fana ya kipe y'umukara n'umweru ni nabyo nitubivugeho n'ubundi twagarutse bundi bushyashya uyu munsi iyi tubivugeho iragicaho saa 12 buri munsi kuri Mugi Rwanda twibanda ku muco n'urukundo uyu munsi naho tugiye kugaruka ku rukundo n'ubundi nk'ibisanzwe iyo ni intro gusa Anita Iradukunda hi how are you doing meze neza ndashima Imana nta kibazo ndumva meze neza kirere kimeze neza hano hantu hari amahumbezi hameze neza cyane how is Kigali irashyushye nabonye na Meteo Rwanda yasohoye itangazo rivuga uburyo ki ubushyuhe bushobora kuziyongeraho gato so ni ubuhuro mwiza ku banyarwanda kugira ngo tumenye tubyitwaremo dute amazi tuyegeze hafi bigende bite so ni umuburo mwiza cyane Kigali irashyushye mwana irashyushye wabibonye kandi turi muri sama amakuru ni impeshyi hari amakuru nakomeje gukurura y'abantu baririye ku mazi nyine bundi sama nimba sama yageze abantu bagomba kujya ku mazi bakajya gushaka ikintu kibafasha mu kurwanya ubu bushyuhe buri muri Kigali cyane abantu benshi Kigali barayivamo mu gihe cya sama je ndi ku Kiziba ndi kujya ku Kiziba uri kujya ku Kiziba urahazi ni hehe ku Kiziba urumva ni bamwe bajya ku mazi ntago umuntu arajya kuri yose ya ngo avuge ku mazi ngo nanjye ninjya ku mugezi cyangwa ku Kiziba cyangwa ku kiyaga ngo uvuge ngo wagiye ku mazi ngo ndi ku mazi okay ni kutuzi ariko natwe tuba tuyarimo igihe cyose iyo tugiye koga tuba turi ku mazi uri muri sama uri mu mpeshyi sama ni abana b'abakire nimba uzi ko utagiye ku Gisenyi ku mazi uri mu mpeshyi uri mu mpeshyi nanjye rero ndi mu mpeshyi kuko ubu tuvugana ndicaye muri Kigali tubwire nk'ibintu bibiri ubona abantu bari mu mpeshyi bari gukora cyambere cyo imyambarire yarahindutse abari mu mpeshyi imyambarire yarahindutse bambara amasengeri ikindi kintu bari gukora cyane subwo ni ukunywa amazi menshi abari muri sama rero bo bari gutembera bari kurelaxa bari kuruhura mu mutwe ntago bameze nk'ati ni bakeya bari gutembera cyane rwose ku mazi bameze neza hari ahantu hari akayaga utuzi baraduhagaritse imirimo barayihagaritse rega nibyo nguvuga ngo ni y'abakire none se wahagarika gukora ukaba
bo barakoze barasevinze bagiye kurya yabo nabo bahagaze hejuru. Sha ibintu birakomeye. Jewe ndi kujya mu nzu imyenda nakuyemo sindi kwikoza imyenda najugunyanze. Hano hari abantu bibera muri za nzu za mpande enye tuzita geto. Geto ugasanga ni geto ariko ni impande enye. Ahantu hose ngo ubuhareba. Ubundi ku bw'amahirwe oya ntabwo ari ahantu hose, imitungo yawe yose ibiri ahantu ubasha kureba urahindukira wabyuka ugahita umenya ngo iki cyavuyemo. Urumva biba byoroshye cyane ku bantu bibera muri geto, ntabwo ari nk'abandi bafite amazu arimo ibyumba 5, 6, ntuzi ngo mu cyumba cya 5 harimo iki, ese biracyarimo. Urumva ntabwo biba bitworoheye mwa bantu. Muri Sama ngende muri Sama. Wari muri Sama kuki nkubona muri Kigali? Ndi ku Kiziba ariko ngende muri Sama. Ndi umwana wo mu bakiremo gake nako ndi umwana w'umukire. Rero hari ibintu turi gukora twebwe abana b'abakire. Abana b'abakire se buriya muri rusange hari ibintu ubundi muri iyi mpeshyi kwa 6 ukwa 7 byaciye ibintu mu myidagaduro. Ni igikombe cy'isi mbere na mbere ugira amace. Amaci ntago nyireba ariko inkuru zayo ndazisoma. Inkuru zayo njya nzisoma cyane ku bitangazamakuru biba byazanditse. Nta makuru menshi mba mbifite ariko njya nzisoma. Yarayatashye Ronaldo. Iyo ntago nayoberwa. Iyo ntago nayoberwa. Hari abakunzi be nzi bafite agahinda. Nabonye hari abagabo bamwihaye bavuga ngo arashaje ngo nashaka bireka bivemo. Ariko nyine natanga imihoho niko numvise bavuga, natanga urubuga n'abandi bakina. Ahubwo ninde uri ebo gufata iriya nimero ye ko nzi ko yanditse amateka? Ninde ufite gufata iriya namba ye, iriya nimero ye ngo nawe yubaka ibigwi nk'ibyo yubatse? Barahari ariko bari kuzamuka. Natanga umwanya rero. Hari nko bita Vinicius Junior uramuzi? Ntago naba muzi. Ni arirabura ni na muremure. Niba abandi muremera. Ubwo rero uwo yamujyamo akamusimbura. Undi nimero 7 se ubwo nanjye ntabwo mbimenyereye cyane. Ase abantu bareba match ubundi muri Sama nibwo igikombe cy'inshakensi kiba? Kiba mu mpeshyi of course. Mu mpeshyi y'abakene muri Sama. Impeshyi y'abakene, Sama y'abakire yego. Igikombe cy'isi kigeze ahantu biryoshye. Ntabwo byaba biryoshye. Ikipe muri Afurika isigayemo ni iyihe? Harimo Maroc, harimo Egypt. Nimba zitakirimo se? Zirimo nimba zirenze ebyiri. Nimba zirenze imwe zirimo. Nuvuga ngo tugeze aho bita muri knockout stage. Bagenda bakuramo bamwe. Iyo utsinzwe tutaha. Nibyo byabaye rero ku musaza ninjoro yanakinnyeho gake. Nawe yakeneye ngo wawutera. Nyine n'abatamukunda babivuze. Ntabwo yo byoroshye kuba umusitari, uzi kuba urubatse ibigwi nyine ukagera hagati bikanga. Yari arimo arira. Noneho hari ukuntu uri kubona nyine kuba wataha nta ribi. Ako we abanyamakuru bose bari muri stade. Yo barebaga. Bahise nyine bamanutse. None umva hari ukuntu drone nyine ziba ziri kubafata. Nuko uhita ubona abanyamakuru bose barimo barafotora uburyo ari kurira. Nikabona biratangaje ni inkuru. Ntabwo wabura kurira. Asaba baba. Siko nanjye narize. Waruhazi. Komana cuma. Waruhazi. Agaruguha. Ibintu byo kurira. Hari indi noneho ikindi kintu ubu ngubu muri Sama twitayo. Polygamist. Iyo film urayizi? The Polygamist. Afrika ntekereza nayo iri mu bice byinshi by'isi byafashe isi. Igikombe cy'isi kiri kubera muri Amerika. Ariko The Polygamist yasohokeye muri Afrika. South Africa kabisa. Ntekereza ko ni igikorwa cyiza. Ubu imigabane ibiri gukisa nk'ayihanganye. The Polygamist narayirebye. Ufite ikibazo? Urayikunze? Cyane. Wakunzemo nde? Gomora. Uzi umuntu nakunzemo? Nakunzemo Joyce Gomora n'ubundi ni Gomora. Kubera iki? Ni umugore w'umuhanga wihangana nyine ari presenting abagore bose ubundi muri rusange bubatse barinda umuryango wabo barwana especially ku rukundo rwabo kuko buriya ari nge byagorana kandi so ari presenting abagore bose bihangana. Naramukunze muri batava ku bintu The Polygamist yaciye ibintu buri muntu wese ngero yaravugwaga cyane DJ uri kumpatira kuyireba
wowe ntabwo ntabwo narayirebye ariko ntabwo ndayireba. Ashaka kwisobanura se basi ndayumva ibyo se bijemo bite nakuvuga ngo abambwira ngo warebye ino filime nkabwira ni ntabwo nyishaka ati abantu bose bari kuyireba nkabwira abantu bose nyine kuki wowe utayishaka harimo imico itari myiza nta muco utari mwiza urimo ngo baranagira Afurika icyo nyikundira iracyafite umuco sibyo kandi ngo birimo ariko ntabwo tubibona for sure nabiguha narayirebye iyo filime narayirebye nta bintu bidasanzwe birimo sure for sure ibaze niba wumva bidasanzwe biriya na filime nyarwanda ndaga nabonye byaraje ibibera muri the polygamist na filime nyarwanda barabikora so gusomana se simubizi se hari icyo bidasanzwe mu tazi no gusomana birimo n'ibyo nta bidasanzwe birimo ahubwo uzayirebe uzi amateka y'iyi filime se ntago ndayamenya neza yose ariko ni umudamu ngo wacyanditse kera 2012 banza ariko muri South Africa byari byeze ibintu byo gushaka abagore barenze umwe uriya mucubayo n'ubu se nyine ni ukuvuga ngo ni igitabo yiyandikiye nyine cyari novu noneho babanza no kubyanga hari ukuntu nyine abantu twitangirira ibintu ariko tuzabigaruke ibyo bintu hari ukuntu abantu benshi bitangira ibintu babaca intege babwira ati subu ibyo bintu uri gukora bizakugeza byakunda ntabwo byavamo noneho nkawe uri gukora bino bintu wenda byo kuri kamera tangira bavuga ati nawe reba nyine twebwe dufite views hari abantu batangira bafite views imwe ngo bose views imwe zavamo miliyoni gutyo akumva ntibiryavamo uribuka filime yitwa Sweet Game ikizi niba ngira filime director wayo cyangwa se wayanditse nyine yarayijyanye barayanga bayimutera mu maso nanjye narabyumvise baramubwira bati ibyo bintu wabyihoreye koko none uriya mugabo wakinnye uriya Jonas Gomora nashaka kumukubwira mumbwireho nshaka kumumenya nubwo nzi ko biteye ubwoba nange uriya mugabo ntabwo ari biriya bintu akora mu buzima busanzwe hoya biriya se ko bikorwa n'abagabo bose nta kidasanzwe yakoze kuko abagabo bose niko bateye ubundi nk'uko navuze ko Joyce Gomora ari presenting abagore bihangana mu rugo bakunda famiye bihambira ku mugabo Gomora nawe ari presenting abagabo bose ariko ushobora no kuba wanga umuntu mwasangira umuntu yewe ye ngomba kurira ku isahane yanjye njyenyine sure ngomba kwisangiza ntago ngewe waza umbwira ngo sangire nawe ngwiki kwisangiza nkunda kwisangiza ese nk'inshuti za boyfriend wawe ugira ikibazo uvuga uti boyfriend wanjye niba afite zino nshuti tubireke cyangwa se nyine ukumva ufite ikibazo ni iz'ubuhe bwoko boyfriend wanjye nimba afite inshuti z'abakobwa benshi nyinshi noneho hari ukuntu ziba ari nyinshi ariko ugasanga afitemo umwe ngo yitwa best ugasanga hari ukuntu umuntu muziranye yego afite abantu benshi nanjye nk'ubu turi inshuti n'abandi turi inshuti ariko ugasanga afite muri abo bahungu bose afitemo uwo nita best niyo mbise utubanga twanye mbere yuko agira icyo ambwira nk'umukunzi we ugasanga agiye kubanza kubibwira wa mukobwa amutipe ufite okay kandeke no kuvuga kuri boyfriend cyangwa ku mukunzi wanjye umuhungu wese menye yuko ufite abo bakobwa ukagira uwo mukobwa umwe wita ngo ni best biba birangiye ndakarabye icyo ni kimwe iyo ni red flag ya mbere wanga uvuga uti kintu wapi nta kintu kirimo cya kabiri ntabwo nkunda umusore widuraga widuraga anywa inzoga anywa itabi yitera zanshi nyine ntibikunda ikindi karagiteri zose za kameramani yego ikindi
ikindi kintu nakunda ku musore si ubu ntabwo nkunda umuntu ukabya ibintu byose. Urabazi bano bantu usanga nimba ari ikintu twaganiriyeho ugasanga aracyurije kibaye kirekire, ugasanga buri kantu kose arakagira fayiti. Nkunda umuntu woroshya ibintu. Okay, tuvuge kuba besto. Ugira besto? Yewe yego, never. Ariko ntabwo besto aba ari umuhungu cyangwa umukobwa? Best friend. Nyine ugira best friend. Ibyo birambura. Hari uburyo abantu bayifashemo besto nyine bakumva nimba wowe uvuze besto w'umukobwa ugahita wumva ko ari umuhungu. Ni best friend, n'abakobwa turabagira best friend ndamufite. Best w'umukobwa? Umukobwa. Kubera iki nta umuhungu ugira? Ndaza kubivugaho byinshi ariko ntabwo ari byiza. Kuko mfite boyfriend, best friend nta mpamvu. Njyewe aba boyfriend, kuba waba boyfriend w'umuntu waba girlfriend ufite besto nta kintu bintwaye. Sure. Impamvu? Okay, mpera ku umumaro wa best friend. Wow. Best friend. Mutandukanyije igitsina. Ufite sheri wawe mukundana, hanyuma ukeneye na best friend. Best friend aje kumara iki? Best friend wanjye cyambere mu buzima busanzwe umubesto ikintu akumarira. Hari ibibazo umubwira utabwira izindi nshuti. Oya, vana mu nto tutabwira umukunzi wawe. Nk'iki urugero rumwe. None se ubu nkanjye wambabaje uri umukunzi wanjye nabibwira ndi utari best? Ujya kubwira best friend wawe? Nukuri. None bari abantu babagira ibanga barakumva. Vayo umbwire ngo wambabaje njye dukundana, wambabaje dukora iki? Nshihure. Kandi aba besto nta mu mutima mubi. Nta besto ujye kuvuga nabi. Bavuga neza. Basi ugeze umugiraho n'umunsi n'umwe. Uzi abo bantu ngiye ukuntu mbita ni abakunzi ba kabiri baba batarahabwa titire ya nyayo. Kubera icyo abakunzi? Ni umukunzi wawe bamwibanga like abahari azwi ariko ntago buramushyira public ngo umugaragaze. Most of the time abenshi bisanga bagiye muri urwo rukundo. Nge nawe tukaba dukundana sibyo, ufite best friend wawe ni ubwira utuntu twawe urumva arakuzi sibyo, arakuza zina byinshi cyane kuruta uwo mukobwa mukundana. Iyo utandukanye n'umukunzi wawe kenshi especially ku bakobwa tugira akantu kabi, navuga ni ingeso mbi itari nziza yuko umuhungu kwitayeho kenshi uguhereza time cyane wishyura inzu. Nta by'inzu naravuze ntago yakubyaye. Like agusapotinga, hari ukuntu umuhungu aba ari inshuti yawe akagusapotinga mu buryo bwinshi. Like nimba ngize ikibazo kwa kundi nirukira best friend wanjye w'umuhungu agahita avuga wabuze amafaranga y'inzu, akaba arayangurije. Ntago yampaye, arayangurije ku buryo nanjye yo nyabonye nyamusubiza. Utwo duke yagenda nyihesha biza kurangira noneho abuze asa nk'usumbye kurushaho wa boyfriend wanjye. So for me ntago navanga ngo mvangitiranye boyfriend na best friend. Umwe agomba kumenya aho abarizwa. Nimba nari ngufite best friend wanjye, boyfriend akazi uhita ujya muri friend zone ugaguma mu nshuti zisanzwe. Nakuvuga ngo abakobwa ngo mugira akantu ngo katari keza ko kumuhungu kwitayeho agaguha keya akaguhamagara kenshi uhita wumva wamukunze, uhita wumva nyine ngo aragukunda. No. Communication uko yiyongera, ugenda niko amarangamutima y'abakobwa akora. Niko tubaho. Uko umuhungu agaragaza attention cyane akwitaho kenshi, wisanga utangiye kubitekereza ukundi bihabanye cyane. Nakuvuga ngo njyewe umukobwa twari inshuti kangu urugero kuri njyewe. Iyo bijemo kuba girlfriend mwari inshuti zisanzwe, twari inshuti cyangwa se nkamutereta, ukuntu twavuganaga ntago bita nyine birahinduka. Ase ubundi ninde wazanye biriya bintu byo kuvuga ngo abantu bakundana baratinyana? Njyewe utaninya dukundana twita twangana. Nese ubu mutinyamiye ndi inyamaswa imbere yawe simba mvugika. Urumva nta nubwo wemere kundeba gutyo gusa. Njyewe uzi icyo mprefera bandi intare. Nese we ntago boyfriend wawe ari intare? Intare intare zijya mu ishyamba, ntago intare ziza mu bantu. Njyewe ubwo nyigizeho intare
areba hari nk'ukuntu umukunzi wawe muba hari nk'ukuntu ngiye ukumva nturi muri mood yo gutera ibiganiro byinshi like ukumva nyine ufitemo akantu k'ubuseriye muri wowe ugiye umva umuntu azana ibintu bya black bomb utabishaka kubyinjiramo cyane bihita mubwira imvanaho ubusirikare hano ntabwo turi mu ikoze oya no ibyo rero best friend we aba afite uko abigenza nyine best hano birizana best we birizana nta nubwo bitira ngenda azanga kugeraho seriye nagera kwa best mpita noroha mpita mbasi munsi wicara hasi ugaca bugufi I know icyo rero nicyo dukundira aba besto nicyo gituma rero bamunga umubano wanyu abantu benshi sorry kambivuge ndi seriye ako nurakare ntabwo njya ndakara ariko kimwe mu bintu nzi neza bamwe muri mwebwe imibano yanyu iri gupfa mutazi ikiyishe best friend wanjye reka mumboroke ariko akenshi ndabizi neza ko imibano y'abantu benshi iri kwangirika iri gupfa bitewe n'abo bantu mwita ngo ni aba best cyangwa aba best friend ntabwo mubizi ikiri kubyica ariko ni icyo ngicyo uzi ikibi iyo haramutse habayeho kesi yuko reka ngubwira akantu kaba kababaje kurushaho uzi ko uwo mukobwa witwa kakundana n'uwo nawe aba abizi neza ko ngo mukobwa ari inshuti ya boyfriend we sha aba abizi wanamusharinga chat zawe akajya abona nazo zawe ariko banza ngiye mfuha cyane nta kantu ushobora kuba ntiyiziho ariko nshobora kuba nkora kenshi uzi ko na message z'umuntu mukundana ari kubwira best ngo ndagukunda ngo ndagukumbuye ngo sheri ngo daddy kandi ibyo bintu atabikwita ngahibaze noneho twahoze ejo bundi tuvuga ati umuntu mukundana niwe wakabaye wenda ugukorera bya bindi ababyeyi bawe bagukorera cyangwa basa nk'abenda twarabyanze byose yabikora ibyo twarabihakanye ibyo twaranabyanze yego ariko nimba uwo nguwo ubimwita noneho n'ubundi nawe atanabikora undi daddy shaba besto ndabahakanye pe ntabwo mbashyigikiye besto n'abana beza nta kirimo nge nibyo nari ndimo mubwira imibano myinshi y'abantu batari abana noneho ubwo reka ninjire no mu babanye ukagenda icyo kintu ngo cya besto gihari uzi ko mu rugo naho bipfa byanga ukajya kubwira besto ese byo ni ibiki ibyo tubiha intebe amabanga y'urugo nyine ngo ni inshuti yawe niyo ikuba hafi niyo ikwitaho tubiha intebe nyine ko yagiye gutaranga amabanga y'urugo kwa besto we ese wabaho nta muntu ubwira ibintu byawe sheri wanjye njye nimba wandakaje niwe twicara tubisorovinge ntawe ninjya kubibwira ikibazo bari kunzirika kandi uko nzirika ugenda ngira nanjye umusirikare ko ngenda nshaka ahantu hari smooth nimba umuntu akubangamiye nibyo murangiramo abantu inama nimba umuntu akubangamiye mu rukundo wamusize sanga uguha amahoro rwose nta tegeko riko ushishikariza abantu break up yemenye ko mfite na best friend n'ubundi nta kiba kiri merega ubu ni inshorekeye none ikiba gitangane nta nubwo ari wowe bari mukuru ubu uri hasi ye kuko aba kuri hejuru uri hasi ya besto cyane cyane nimba unabizi yuko boyfriend wawe afite besto w'umukobwa menya ngo uri hasi ye ako kantu nshaka ko ukamvugira muri ubu buryo mvugira uti niba uzi ko shere wawe afite besto uri umugore wa kabiri uri gomora mutoya umugore wa kabiri wamuhaye icyubahiro cyinshi ni inshorekeye ya hasi kandi witwa ko ufite titire y'uko ngo nango shere wawe niba ufite best ni gomora wizana gomora w'abandi muri ibi bintu kuko gomora ari presenting abagabo mwese ni ngwiki sorry ariko ntabwo ari twese ariko ntugafata abantu bose ngo uhite ubatemeraho itaka kandi kuko turahari twitonda byari abahungu nanjye ndeba ukabatangira ukavuga ni cyakoze uno muhungu umuhungu yigirira besto wenyine sibyo umuhungu ntanywa inzoga umuhungu yirebera match afite sheri sibyo afite besto anywa inzoga umva ibintu aba yikorera kugira ngo anyinspire umuhungu yigirira besto gusa ntanywa inzoga yikundira match sibyo anafite sheri mu buryo bwiza afite akazi none afite ukuntu yifashiriza besto
na sheri imana muvuga uti uyu muhungu abishobora gute ngaho nyibari ejo bundi twari turimo tuvuga ku kibazo cy'ahantu amafaranga y'abasore ashirira noneho hajemo ikibazo cya babiri noneho umusore nimba ufite best ugiye guprovidinga habiri urakennye kakubayeho noneho twavugaga umwe noneho uyu munsi ngaho ibaze sheri naza bya bindi byose twahoze tuvuga wamumenyereje umwishyurira inzu umuhereza tike uramwambika uramusukisha na best araje kandi nk'uko abimbwiye aba best ntacyo bahishanye babwirana utuntu twinshi babanaweho openi arakugira n'inama abenshi ngo hari n'ibindi bafashanya ntashaka kuvugaho by'ibiki binatuma uba umugore wa kabiri ngaho ubwo ni nk'ibiki binatuma noneho wowe wisanga ugasanga we wariteretse ngo ngewe ngo ndi umukunzi we ngo ariko afite besto ndamuzi uwo besto wawe uzi ibyo amukorera sorry mumbare kubavugira ibintu ariko ntabwo ari byiza ubwo icyo nashaka kuvuga ni ya mitungo noneho yari buzatume mubana mwakabaye mukoresha musevinga iratagarira henshi no kwa best iragerayo kandi ntekereza ko no kwa uzi ko hari abasore sorry hari abasore nzi udashobora guhereza amafaranga umukunzi we nka bimwe twavugaga nanjye nkawe ako best wawe wayamuha ntabwo mugira umufite wayamuha besto ari umwana mwiza nayamuha oya umwana mwiza muwe buryo hari ibyo ako ntabwo wagira besto w'umwana mubi cyane nicyo bahoraga bavuga baravugaga ngo besto akenshi nganagufasha mu bintu byinshi uzi ko aba besto benshi ngo burya ngo abenshi baba baryamana yego yo pore se nge hari uwo mfite shawirira kareka ntabona ntabwo ibyo byandiza ntabwo byandiza pe none se kubabaye besto mwararyamanye arakwanga yaryamanye na sheri warabimenya kubabaye nyese kubabaye ntabwo byambura kumbabaza ariko ntabwo ari byiza njye ntabwo njya mbishyigikira ngo rekera kurira nta nubwo njya mbiha intebe yego shaba bibabaje iyo tugeze ku ibyo bintu buriya biriya bintu birababaje buriya urabyanga abahungu mwe ntabwo mubizi namwe mw'abakobwa mwe erega buriya nimvuga gutya ntabwo mvuga ku bahungu gusa hari n'abakobwa aba afite umukunzi ariko afite n'umuhungu w'inshuti ye twese unagabanyijwe yesu we pore yaratubabaje okay hari ikibazo nshaka kubaza kuba besto wenda kugira ngo tunagere no ku musozo mbwira YouTube channel mu Rwanda nk'ebyiri eshatu kurikirana cyane mu gihe ngiye kukubaza icyo kibazo nkurikirana cyane mu gihe Rwanda ni iya mbere ubwo nizo ndebaho kenshi harimo mu gihe Rwanda hakazamo n'iyitwa Modern Updates TV ukaba uramamaje wambajije se n'ikindi hari ukuntu umuntu ahura n'abantu bo hanze cyangwa se akajya hanze y'igihugu agahita ahindura imvugo sibyo ahantu wigeze ujya cyangwa se ibintu wavugaga ukaba waratangiye kubihindura bitewe n'abantu mwagendanaga ubwo ndagira ngo ibintu nyine by'ubusare tube tubivuyeho n'ububesti wowe nta mvugo uzi neza ko wihinduriye ubwawe bitewe n'abantu mwagendanye nyine niyo ukavuga uti ibi bintu byitwa ubusirimu ariko wapi nta kintu kirimo gusa kiraharira ari nahoze ndi kubona Dorokasi ni ukudushigikira ubundi reka Dorokasi ntabwo namuvuzeho nge katwigire mu bantu baturuka mu gice cyacu cy'u Rwanda cy'amajyaruguru hari uburyo bavuga si ubizi ndabizi sometimes niyo bavuze ni abanyarwanda ariko wumvamo itandukaniro ku buryo turi hano muri iyi mbuga turimo uyu n'uyu bakavuga
ushobora guhita uba classify kavuga ati aba bava mu ntara y'amajyaruguru especially muri Musanze na Gicumbi. Noneho ukareba n'abandi ukavuga sha abo bana bashobora kuba baturuka mu Mutara n'aba bana n'abi Kigali. Abo bantu bose rero batandukanyije abaturuka i Musanze iyo ageze i Kigali birahinduka pe. Sinze n'ejo wenda hari umupasiteri nawe waza bivugaho especially ku bantu b'abaririmbyi ugasanga amagambo turayarya. Simbizi nimba tuyavuga ko ari ukuyarya ariko twishe Ikinyarwanda. Cyane cyane worship team. cyane worship team. Worship team ntago bakivuga neza ni Yesu. Mana we ibintu twarabyishe twarabidurambaganyije ibintu twarabivangavanze ntabwo tukizi Ikinyarwanda icyari. So bibaho cyane amagambo menshi agenda ahinduka. Hari ibyo wari wanyumvana jewe ko nzi ko tuvugana kenshi. Nagize mu besto w'umurundi ngaho mbarira ubu ni nk'ibyo ubu kubera besto nagize ariko ntabwo tukiri aba besto ni murundi kazi nsigaye imfyonda singikanda. ntabwo njya mbasha kubyigana nubwo njya mbasha gufata izo mvugo zindi ngo mbashe kuzigana. njya mvuga Ikinyarwanda cy'umwimerere ariko nzi mvuga Ikinyarwanda cy'umwimerere. Ikindi reka nkubwire hari ijambo nzi ryananiye ariko si njye njyenyine. Rigesinge twumve ijambo ryakunaniye kuvuga neza ni ukurya. Oya ubwo ni iki? Bivuga kurya. Bivuga kurya. Iryo jambo ryarananiye kandi nzi abagenzi banjye benshi. Ibyo ryarakunaniye? Nyine ni ryo jambo ry'Ikinyarwanda. Ni ukuvuga ngo riri mu magambo y'Ikinyarwanda menshi. Ngo hari ibirwutadwa. Hari ibirwutadwa. Birahari ntajya mbasha kurya. Biraharuta? Ntarya. Urumva ukuntu wabyitondeye? Hari ibyo kurya ntarya. Ubwo rero sorry niryo jambo ryonyine rijya rinshanga kurivuga. Bisaba kubitekereza. Ariko ntabwo nditekerezaho. Nje ntababeye mba numva ndivuga neza. Uvuga? Kurya. Sinumva ubizi. Sinumva se mbivuga neza arata. Ibiryo. Ibiryo. Uko ntago mbivuga nabi. Ariko ngo Ikinyarwanda niko numvisha uvuga. Ikinyarwanda nyine. Worship team rero tuvuga Ikinyarwanda. Kugira ngo nyine numvikanisha ko utari uwaho hirya. Uruwo mu ijuru ruri mu zindi nzego. Ikinyarwanda cacu uri kubyumva? So ni ibintu rero tugomba kugarurwa nk'Abanyarwanda. Mw'abantu mwe utazajya mu mahanga ukajya ukivuga ukavuga ibyo bintu ukavuga se ubwo n'uruhe rurimo. Tuzagikoreho icyo kiganiro. Pe ni ukuri tuzagikoreho ku buryo wisanga nimba uri muri Amerika uvuze ijambo ry'Ikinyarwanda batangiye kwibaza nimba ari Ikinyarwanda koko. So twongere tugaruke ku muco wacu. Umuco kabisa. Ubwo impamvu nari mbigarutseho ari umubest wangishije ayo magambo numva biransekeje. None mutsigaye ndaba. Oya urareba ntabwo uraba. Nkiri kumwe na best. Ujye ubivugana na best wawe ngiye ntago bindi. Tanga ubutumwa ku ba best inshuti zawe numvisho utabakunda. Mbere yo gutanga ubutumwa banze nsuze abantu bose twabaye aba best. Bo byarangiyeho mpure na Anita numvishe ngo mwishe inkundo zanjye impamvu zitateraga imbere niyo nasangaga mfite abantu babiri ntabizi ndi Gomora mu mbabarira abasheri banjye n'aba best. Uriya uganiriye na Jonas yakubwira ko bari bose bari aba best friend be. Nta kibazo. So ubutumwa nakigenera reka mbanze nsuza aba best banje. Best friend ni umwe arabizi ni umwe. Umuhungu. No, ni umukobwa ndamusuhuje ikiganiro cyane ndabizi kazakireba. So ikindi you guy nimba uzi ngo ufite umuhungu ukwita ngo best sibyo wowe gura umukobwa menya kuri kwica relationship yimwe kuko ndabizi ko tugama mubwirana ntago twanezeza umukunzi. So you have to change. Muhereze stati muhereze izina
umubano wanyu mureke kugumisha mu rungabangabo uwo mukunzi mureke kumuca inyuma that's it wica inyuma shere w'abandi ni n'ubundi buryo bwo gucitinga binyuze mu buryo mwabihayemo mitera imigogongo besto nta muco urimo wirakara ntago ndakaye so muhinduke nawe rero mujye mubasha kuba mujye mumenya kubaha ariko no kubahisha abakunzi banyu jya wubaha umukunzi wawe unabubahishe umukunzi soza uhereza abantu ubutumwa mu cyongereza ariko utavuga ku ba best bwira abantu ngo ni buri saa 12 iki kiganiro cya gicaho buri munsi kuri Mugiye Rwanda bakore subscribe ikiganiro cyacu tabanza hey guys oya ni icyongereza ngiye kubivugamo oya ndavuga mu kinyarwanda turimo kwimakaza nise ba diaspora bari urumva aba diaspora bibagiye ikinyarwanda twahoze tubigarura mu rwego rwo kukigarura neza rero tugomba kukivuga uko gikwiye ahubwo hi guys ngo guys rero umuntu nabonye avuga aka video nabonye ngo umuntu mu cyongereza yitwa gute nanawe yivugira nk'abantu bo hejuru nyine guys ngo aravuga ngo umuntu mu cyongereza ngo yitwaga guys urumva ibintu byarahindutse rero umuntu ajya gusuhuza abantu ngo hello guys akumva ko nyine ikiremwa muntu cyangwa umuntu yabaye yahinduriwe izina rero reka ibyo tubivemo twavuga okay basi ngo bivuge mu gifaransa dusoza oh my god igifaransa basi ntago ndi umufrancophone okay mu cyongereza ntago ndi umwanglophone ngo sezera abantu mu cyongereza basi goodbye